Hello. Nongeye kubasuhuza cyane, haciyemo iminsi tutavugana. Nk'uko mubizi ni Mugisha Yves. Uyu munsi nongeye kugaruka kuri Speak the Truth nanone mu biganiro byacu tubagezaho bya buri munsi, bigaruka ku kwizera Yesu Kristo wenyine, kumwiringira, bigaruka ku Mana iriyo, bigaruka ku muntu uwo ari we, bigaruka ku kuri. Yesu Kristo niwe wavuze mu ijambo rye ko ari we nzira, ukuri n'ubugingo. Aha kuri shene yacu twiyemeje ko tuzajya tuvuga ukuri no gushyigikira inzira zose zijya mu kuri, imvugo zijya mu kuri, ibitekerezo bijya mu kuri, imirimo ijya mu kuri. Ariko ukuri kwishingikirije cyane ku ijambo ry'Imana, kwishingikiriza ku Mana no kurushaho kuyimenya. Uyu munsi rero naje mfite abatumirwa cyangwa se mfite umutumirwa. Nuko n'abatumirwa turaza gukorana session zigiye zitandukanye, ariko mfite umutumirwa namubonye ku mbuga nkoranyambaga. Umuntu ukora umurimo, araza kutwibwira, ukora umurimo utangaje rwose, umurimo mwiza narebye nkakunda. Nawe rero nagushishikariza rwose kuza kudutega amatwi no kudukurikira. Ndahamagara cyane abamama, ababyeyi n'abapapa cyane rwose, mbahamagaye nishimye kugira ngo muze murebe iki kiganiro, ndetse n'abandi bari mu rugendo ruganisha ku gushaka. So ntabwo ngiye kuvuga kuri marriage, cyokoza ngiye kuvuga ku kintu, tugiye kuvuga ku kintu cyenda kurebana nayo cyane. Yego. So natumiye umuvandimwe, reka mwakire atwibwire, aratubwira amazina, aratubwira uwo ari we, atubwire n'icyo akora mu buzima bwa buri munsi. Ni karibu muvandimwe. Yego, murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Alice Irasoza, ariko hari irindi abantu bakunda kunyita Daniela. Nkaba ndi umukobwa ukurikira Kristo, ubwo ndi umwigishwa we, mu yandi magambo ndashyijijwe. Yeah. Hanyuma mu buzima busanzwe ibyo nkora ni uko nkora inshingano z'umwana mu rugo, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nkaba nkora ibintu bigendanye no gukura inyandiko mu cyongereza zikajya mu kinyarwanda, cyangwa se no gusubiramo umuntu akosora izashyizwe mu kinyarwanda, ariko ntabwo mbikora mu buryo bw'umwuga, ni mu buryo bw'ubushake, umutima ukunze. Noneho ikindi kintu ndimo kwinjiramo muri iyi minsi hadashize amezi menshi, ni ukwandika ibitabo by'abana. Yego, muri make ubwa Alice yaba ari uwo nguwo. Harakoze cyane Alice. Reka mumfashe tumwakire rwose, yiyumvemo ikaze, yiyumvemo amahoro, yiyumvemo gutuza rwose. Nifuje ko twaganira cyane kuri iki kintu winjiyemo umazemo igihe kitari kinini. Iki kintu kijyanye no gukora udutabo tw'abana. Nagira nkubaze winjira muri uyu murimo, cyangwa se muri ibi bintu wiyemeje gukora, ibyo kwandika utu dutabo tw'abana cyangwa se ibitabo byigisha abana, byatangiye gute? Ibitekerezo byatangiye gute? Nyine watubwira uko byagenze kugira ngo none ugire na commitment no kumva ufite umuhate no gufata umwanzuro w'iki kintu ukagikora. Ubwo nkurikije uko mbyumvise, ubwo ni ugusubiza mu buryo bubiri. Hari uburyo byaje, hari n'icyatumye umuntu afata umwanzuro wo kuvuga ngo iyo mpamvu yabiteye rwose.
ni ukuvuga wenda kuva kera sinari narigeze nitekereza ko navuga ngo ndi umwanditsi w'ibitabo ampulisi ibitabo by'abana. Gusa wenda ikintu uba uzi ni kwa kundi uba ukura bavuga ati waba umwanditsi mwiza, abantu barebye ibyo wanditse bakumva speech uvuze bakavuga uko bigaragara waba umwanditsi mwiza, ariko nyine bikarangirira aho ngaho nkavuga ok nibyo. Noneho nko mu kwa gatatu cyangwa ukwa kane gutangira, kwa gatatu ndibwira muri uyu mwaka wa 2025 umumama umwe witwa mama Tovi cyangwa se Caroline yarebye stati zanjye kuri WhatsApp arambwira ati ariko uzi ko ushobora kuba wakandika ibitabo by'abana bikajya bifasha ababyeyi kubigisha ijambo ry'Imana. Ndangije ndavuga uyu mubyeyi se ibintu gutahuje ibintu nashyizeho no kwandika ibitabo. Ndikanga ndamubwira ati ariko ni igitekerezo cyiza, nazagusura tukabiganiraho, ko numvaga ari ibyo gusa nta kindi. Noneho urumva icyabaye, anyeretse igitekerezo reka mbyite cyangwa anyeretse ikintu gutyo. Noneho uko iminsi yashize nibwo nanjye natangiye gutekereza ndavuga aho kuzi ko mu Rwanda bigoye ko umwana ashobora kubona igitabo kiri mu rurimi rw'Ikinyarwanda kirimo inyigisho z'ukuri, kiri ku rwego rwashobora gukunda akishimira. N'ibyo mbisigarana ku mutima, ariko ntazi ngo nzabikoresha iki, nzabikoresha ryari gutyo. Igihe kimwe noneho nari ndi kwiga Zaburi ya 19 ndayikunda, hari uko ndi kuyiga ndi no kuyitekerezaho nshaka no kuyifata mu mutwe gutyo. Noneho ahantu ya Zaburi itangarije ni uko yerekana uburyo Imana yihishuriye abantu mu buryo bubiri. Hari igitabo cy'ibyaremwe hakaba n'igitabo cy'ibyanditswe byera. Noneho muri icyo gitabo cy'ibyaremwe muri iyo Zaburi bakoresha urugero rw'izuba. Ndimo ndiga mbona ukuntu bari kwerekana izuba uburyo ritangaje, uburyo Imana yariremye. Ntabwo babishyira muri detail mu buryo burambuye gutyo, ariko nyine barabyerekanaga ngo Imana yariremeye ihema iki, baravuga ngo nta kintu cyo ku isi cyahishwe icyokere cyaryo. Aho ngaho rero niho ibintu byatangiye ndavuga uzi ko ibi bintu ari byo. Niyo kuvuga ngo ubuzima bwo ku isi bugirwa nyine buhari kubera ingaruka z'izuba. Aho riri amanywa araboneka, aho ritari ijoro riraboneka. Hamwe twita ubukonje kubera ubushyuhe bw'izuba budahari. Ntangira kumva izuba riratangaje gutyo, ngenda shaka abantu bagiye bandika ku bintu by'izuba uburyo ritangaje. Rero mu kubyandika mu kubisoma nibwo navuze ati ariko gute abahanga bandika bino bintu ku zuba barangiza bagahakana ko Imana iriho. Uko izuba ikintu cyanangaje ntabwo dushaka kuribonesha amaso. Buriya abantu benshi bigira ko babona izuba ariko ntabwo waribona ako kanya. Havuga niba izuba tutaribona ariko kubera ibitugeraho bituruka kuri ibyo twaryizera, umuntu agakwiye kwizera Imana. Rero igitekerezo kita kiza gutyo ndavuga siko umuntu yakorera abana agatabo kajyanye n'izuba kabereka uburyo izuba rivuga icyubahiro cy'Imana. Navuga ngo igitabo cya mbere n'igitekerezo cyo kwandika byaje gutyo, ngwana no gusigara mvuga ati noneho bandika gute cyane akandika iki. Rero icya kabiri nihuse kwiyemeza gukora ibi bintu noneho byaje gute. Hari amahuriza abiri, urumva narangije kaminuza 2024. Kwa kundi uri kurwana uri gushakisha se nkomeze nige masters, mbona akazi kajyanye n'ibyo nize ngakore, ukajya ugerageza amahirwe niba nabyita ibyo yaje bikanga handi ugero kibaza ese Mana kwa munani k'umwaka wa 2025 kuza specifically navuga ku kwezi kwa munani nzaba ndi muntu ki, nzaba ndi bizaba bimeze gute, mbona ntazi icyerekezo. Rero ubwo icyo gihe ibyo ngibyo bije byo kwandika igitabo, none ndangije ndatekereza anniversaire yanjye isabukuru y'amavuko yabaye kuri 23 z'ukwa gatatu. Mu kuyitegura kuko numvaga uyu mwaka ngiye kwinjira mu 24 ubwo umwaka nyine maze kwiza. Nza ngomba kwinjiramo nawutekerejeho. Ndangije ndavuga ati mwami rero sinzi igihe nsigaje ku isi, ariko byibura mu gihe cyose nsigaje ndifuza gukora ikintu nyine cyagira umumaro ku buryo ubutumwa bwiza bushobora kugera kure, icyubahiro cyawe kikagera kure. Ndiyemeza ari umugabo wamfashije abayeho kera witwa City Stade.
niwe yavuze ati dufite ubuzima bumwe gusa kandi burashiraho vuba, ibyakozwe ku bwa Kristo nibyo bizagumaho. Rero ibyo bintu byaramfashije, rero niyemeza kuvuga ati icyo bizansaba cyose ngiye gushyira umutima wanjye kwandika ibi, ahasigaye n'ah'Imana. Imana ishimwe cyane rwose. Ndashishikariza abantu gutekereza ku kintu babona bakwiriye gukora, ndetse bamara no kubitekereza bagatangira. So ubwo gufata umwanzuro no kwiyemeza, umaze kubyiyemeza, reka ndeke kuhita nkubaza ngo abantu babyakiriye gute, ariko mpite nkubaza ngo noneho kubishyira muri pratique, kubikora byo byaje gute, byatangiye gute? Noneho uhita unakomeza utubwire uko abantu bagiye bakira umaze gukora nk'igitabo cya mbere. Yego. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nabwo urumva rero amaze kwiga ku bintu by'izuba, nabikunze numva umuntu yakandika. Icyo gihe nta nubwo numvaga ko ari njyewe ugiye mu mwanya wo kwandika icyo gitabo, nuko navuze ati uzi ko umuntu yakandika igitabo cyereka abantu uburyo izuba rivuga icyubahiro cy'Imana, ibintu bitangaje ku zuba, anifashishije Bibiliya. Rero igihe kimwe hari habaye konje icyo gihe, kwa kundi nyine mu kwa kane amatariki atuje igihugu tuba turimo, nibwo navuze ati ariko wakandika, mfata ikayi, mfata bike, nkimajina nyine nkageza gutekereza se umutwe waba uwuhe, paje ya mbere yabiye, urupapuro rwa kabiri, gutyo ngenda nakoresha Bibiliya. Umuntu arebye nk'ako gatabo ka mbere natangiye nyine ari ukwibaza se ninde waremye izuba, se kubera iki urumuri rw'izuba rugaragara ku manywa, noneho mwashingira ku bibazo bishobora gukangura kwibaza k'umwana, kuko nabifite ku mutima nko kugira ngo abana bumve ko ibintu biri ku isi ntibiriho gutyo gusa, hari impamvu biraruba biremye, ku buryo nyine no kuba izuba rimurika ku manywa si impanuka, si ibintu ngo bya bindi bavuga ngo ni amahirwe yabayeho cyangwa icyari impamvu nyine. Rero ubwo ngenda nandika ari ubwo buryo, ntekereza ikibazo umwana ashobora kuba yakibaza n'igisubizo Bibiliya itanga kuri icyo kibazo, ariko byose biri mu murongo w'izuba. Ndandika mu ikayi, birarangira ngwana no kuvuga ati sasa rero ibitabo bisohoka bite, biba bimeze bite, kumwe tuba tubona ibintu bigaragara. Ngwana nabyo mbura igisubizo, ndavuga ati ubundi ndi kwivunira iki, ko nta muntu wanemye bino bintu kubera iki? Ariko nyuma nsenga Imana, ndayibwira ati rero Mana, ntabwo nzi kwandika gukora design y'ibitabo, wangiriye ubuntu ukama babyita template nshobora kuba nakoresha. Hari kuwa kane nijoro mbisenga gutyo, mu gitondo nyine mu gitondo nongera gutangira gukora ubushakashatsi bw'ukuntu nabona iyo template bakore iki, ndayibona, ndayikunda, ndavuga ati Mwami Imana ushimwe cyane, wumvise gusenga kwanjye ukaba unkoreye ibi bintu. Rero ntabwo byananwaye igihe kinini mu kubishyiramo, kuruva byari byanditse ko hari ugushyiramo, ugenda ureba byaba byiza ibyo abana bakunda, ndabikora ndakarangiza muri icyo cyumweru. Icyumweru nandikiyemo n'intoki ubwo kwikaye, nicyo cyumweru nakozemo n'ako kantu gateguye, nkagiraga icyo twita dokima cyangwa se PDF, noneho nyisangiza umwe mu bayobozi b'itorero. Mfite ubwoba, ndi kuvuga none agiye arambwira ati noneho ibi bintu urimo ni ibiki. Numvaga igisubizo cyose kiraza kuza kinyereka ko wenda wikomeza cyangwa wigira iki. Ndamwereka, arareba, mfite ubwoba, mvuga ati biraza kurangira, agiye kumbwira nk'iki koko. Noneho nyine ikintu cya mbere yarambwira ati thank you. Ndikanga, yavuga se mu mutima uri kunshimira nkoze iki? Ahita ambwira thank you for this creativity, nyine urakoze kubwo kuzana kino kintu, ni cyiza. Ahita acamo anyereka ati hano wakosora gutya, wabigenza gutya. Ahita ambwira ati rero utangire utekereze gukora ku buryo byaba ikintu nyine ababyeyi bashaka kugura abana bagakoresha. Ndavuga se bise bigera kuri urwo rwego gutyo. Noneho nyine ubwo ngubwo ndabishimira, arambwira ati uzakosora ibi, nujya no kubishyira nzi uzongera unyereke. Navuga ngo iki
nijiyemo muri ubwo buryo mbonye ko byibura nyine niba ibintu babihamisha n'abandi ndetse n'abavandimwe mu rugo abana ndabibereka barambwira ati ibingibi abana babikunda nabyo ndabyishimira bijya hanze nyine kararangira hasigara kuvuga ati noneho bizajya hanze gute yego ni ukuvuga ngo nabyo biri mu buryo nyine bwo gukora kw'Imana ariko kubera ubwo kugira ngo nyine kuko amateka byo naracyari fresh mu mutwe wanjye hari muri ya vacances abana bagirayo mu kwa kane y'ibyumweru 2 rero kubera nabaga ndi kumwe n'abavandimwe mu rugo dufashanya imirimo umuntu agira umwanya wo kuba yakora ibintu ku giti cye akanakora n'ibyo mu rugo byahise bituma n'indi zaburi n'abana bo mu rugo twari tumaze kwigana y'104 tugenda tuboneramo n'ahantu ukuntu Imana ngo igaburira ibyo yaremye nabyo rero bihita bizamo ikintu cyo gutekereza kwandikira abana bamenye yuko n'inyamaswa tubona ari Imana izigaburira natwe abantu nubwo dushyiramo imbaraga tugakora ariko ni Imana itugaburira rero nabo hahita haziramo ikindi gitabo ubwo mu gihe kimwe ubwo sinari nabishyira hanze ariko umutima uri kuvuga ati wenda mbaze nkore kamwe karangire kajye hanze ariko nibyo nangira kubikora n'ikindi cya gatatu mfite nacyo cyitwa happy birthday isabukuru nziza cyangwa se another year older nabyo byose byaziye mu gihe nyine uvuga ukuntu Imana itangaje iyo yitegura ibi nanjye byarantangaje gute mu byumweru 2 bino bintu byose byabishobotse rero ho naratekereje ndavuga muri iyi minsi ibintu by'isabukuru urebye guhera igihe cya COVID-19 byabiye kuzamura abantu benshi nibwo nabonye bakunda gucelebrating ibintu by'amaniversary bakagira iki ndavuga ati nta kintu twakorera umwana cyatuma iyo sayigumemo kuko niyo turimo uyu munsi ariko bimwerekeze ku Mana rero bihita bihura nabwo na Zaburi 139 yerekana uburyo Imana ariyo yaremye yaturemeye mu nda z'ababyeyi bacu ibitekerezo byose bizira rimwe mbikoraho ariko umutima ndavuga habanze hajye hanze kamwe ubwo ngiye ku kibazo cya kabiri cyo kwibaza bijya hanze abantu babyakiriye gute byagenze gute ni ukuvuga urumva icya mbere ubwo no kugira ngo ngire uwo mwete wo kuba byasohoka namaze kuwubona ko hari abantu bambwiye ati ibi bintu ni byiza noneho kubera uva icyo gihe nta mafaranga navuga ku giti cyanjye nari mfite ariko nabwira abavandimwe muri Kristo nkabereka uko ibintu bimeze bakabikunda bakavuga twagushyigikira mu bushobozi gutyo dufite turabitunganya bijya hanze noneho nyine abantu bose babibonye birabatangaza baravuga si ibintu byakorewe mu Rwanda ariko kantu turakagira ariko niko nyine nirwo rwego u Rwanda rugezeho tuba dukwiye kubyakira rero birabatangaza barabyishimira kugeza n'uyu munsi wa none baba babikunze urumva ntihaburamo abantu bashobora kukubwira ikintu ukavuga none ibintu ndimo ni ibiki ariko nibyo byabaye bike kuruta ibyo gutuma nyine umuntu yumva ko uyu murimo Imana itangije wari ukenewe ababyeyi bari bawukeneye abana navuga ngo icyavuyemo ni cyiza cyane kinateye imbaraga kuruta icyacumura imbaraga Imana ishimwe rwose Imana ibishimirwe nshimye Imana ku bwawe ko yagushoboje no murimo nanjye njya gutangira hari ukuntu byagenze muri ubwo buryo muri izo nzira ariko courage nayibonye cyane kubizera cyane kuko bizera umurimo w'Imana n'umugambi wayo uburyo ibutangiza nyine ikanawukomeza ikawuherekeza rwose reka nongere nkubaze ese hari ibindi bitabo numvishemo ikindi gitabo ibindi bitabo nabyumvishe biri cyangwa se nabyo wabishyize hanze tubwireho kuri gatoya kuri ibyo bitabo nyine wagiye ugira hanyuma tunabifate tubyereke n'abantu babibone dukomeze gutyo ni ukuvuga icyo kimwe kivuye hanze cyatangiye nahise nshyira hanze ikinyarwanda cyacyo n'icyongereza cyacyo wabanje gukora icyongereza n'ikinyarwanda yego noneho n'ikindi n'ibingibi nyine wenda ubu ngubu ushobora kuba ari icyongereza ariko hari icyongereza noneho uyu munsi hari n'igifaransa rero byose ni iki ngiki icyo ni nk'urugero rw'igifaransa yego Imana ishimwe rwose igifaransa ikinyarwanda kandi uko umwami azagura umurimo n'izindi ndimi twitegura
kuzikoraho. Ikindi kintu byanyigishije nashimiye Imana ko byose byaziye mu gihe kimwe, ni ukuvuga ngo nanone nigiyemo yuko abantu bakunda bitandukanye. Ni ukuvuga ngo hari aho umuntu akunda kimwe cyane, nyine abantu bamwe baba bakunze igitabo kimwe cyane, abandi bagakunda ikindi, abandi bagakunda ikindi. Nabyo byaramfashije ku buryo umuntu ukugannye atagusangana ikintu kimwe, nyine adafitemo andi mahitamo, ariko araza akavuga umwana wanjye ashobora gukunda iki kintu, icyo nakwigishiriza umwana wanjye. N'ibyo bintu narabikunze. Hari igihe bitewe n'abantu nabonaga nkabona bakoze ikintu, nkavuga se iki kindi cyo ni kibi ntabwo kigize, ariko rero abandi bagahita bakunda cya kindi nari nangiye gutakariza icyizere. Nabyo nabishimiye Imana cyane. Ubwo ibyo ni ibiri hanze, ariko hari n'ibindi umuntu turi guteganya ko nabyo byajya hanze mu gihe kiri imbere. Imana ishimwe. Ni izihe ngorane urimo guhura nazo muri ibi bintu kugira ngo firstly icya mbere ni uburyo bwo kugufasha gusaba umwami kugira ngo abashe gukomeza kudushyigikira no kugushyigikira, cyangwa se n'uwagira n'uwo mutima wo kumva yasapotinga uru rugendo burimo abibonye nawe akaba yagusapotinga. Kuko simvuga sapoti kuko wenda twaje kugira abo tugira ibyo twaka ngo bagire gutya na gutya, ariko ni ukugira ngo uyu murimo ukomeze ukorwe kandi ni mwiza rwose ku bantu. So ni izihe challenges uhura nazo, wahuye nazo utangira, cyangwa se ujya uhura nazo zikugora by now, ku buryo niziramuka zinavuyeho bishobora kugufasha kurushaho kuryoherwa no kurushaho gukora ibitabo byinshi? Njyewe icyo kibazo ukuntu nacyumvamo, sinagifata mu buryo bw'imbogamizi, ahubwo nagifata mu buryo bwo kugenda ninjira mu bintu no kubisobanukirwa. Buriya iyo utaratangira ikintu hari ukuntu uba ugitekereza, n'iyo ukigezemo hari ibyo ubona ukigezemo. Njyewe n'ubwo buryo nabisubizamo. Nko kuvuga wenda ikintu cya mbere nasanze navuga cyari ikibazo cyanjye, numvaga wagira ngo ibitabo bikijya hanze abantu bazahita bagura ku bwinshi. Nyine icyo kintu cya mbere niko niyumva, kuko numvaga niba babikunze bazabigura. Rero umunsi wa mbere n'uwa kabiri ntibyahita bigenda nk'uko nabitekerezaga, ndavuga noneho ibintu bimeze gute. Ariko nyine nza gusanga ari njye wari uri kubyishyiramo cyane bitari ngombwa. Ariko nyuma yaho nyine abantu bagenda baza. Ikindi nyine nkatekereza ko ibitabo ntabwo ari kimwe nk'uko umuntu agura ibirayi. Ibirayi ni ikintu umuntu ashobora guhora agura buri munsi, cyangwa inyanya gutyo, si ibiryo. Ibi ni nk'uko umuntu agura umwenda rimwe mu kwezi cyangwa akagira iki. Rero n'ibyo ndabimenye. Yego. Ikindi cyabaye, urumva natangiye ibitabo, navuga ngo kubitegura biteguye ku giti cyawe, nta n'undi muntu ukwishyuza ko biteguye. Ariko kugira ngo bijye hanze, uko bisohoka amakopi aboneke, birasaba amafaranga, birasaba iki nayo ufite. Ariko nabwo nyine byarangoraga rimwe nkavuga se ubundi Mana kuki wampaye bino bintu nta mafaranga mfite? Iyo bino bintu uha kubikora abantu bafite amafaranga babikora. Ariko nabwo nabonye yuko Imana ari itanga, ko yakoresheje abantu batandukanye, turafatanya, ibi biratangira ku buryo n'ubu nyine bikomeje. Navuga ngo ni byiza ko umuntu yakunda uyu murimo, akanakunda nyine, navuga ngo naho yakishimira kugera mpari cyangwa ntahari, akawushyigikira agendeye ku murimo ubwawo kuruta njyewe ubwanjye kubikora. Urakoze cyane. Ni iki kigushimisha muri uyu murimo watangiye? Kuvuga ngo ikintu cya mbere kinshimisha cyanejeje nigiyemo kwiringira Imana. Kuko ibi sinatekerezaga ko nabikora, sinumvaga nabishobora, ariko mbona Imana irabikoresheje. Ukuntu yagiye izana bene data bakagushyigikira, bakagufasha. N'uyu munsi ndacyagenda mbona abakunda uyu murimo bakavuga ati hari ibyo dushoboye,
hari n'ibyo tudashoboye dushoboye tuzabikora kimwe n'uko nawe hari ibyo ushoboye hari n'ibyo udashoboye ariko twese turahuriza hamwe twubaka rero ibyo bintu birabinezeza no kubona hari n'igihe uba ufite ikintu ariko utazi ngo wagikoresha icyo wagikoresha iki undi muntu yakora ukabona cya kindi ufite kiri bwunganire cya kindi rero ibi bintu narabikunze ko naba ndi kubona abizera abigishwa ba Kristo benshi duhuze turi muri ibi bintu turi kubikora ibyo biranezeza ikindi kintu kinezeza kirimo ni uko muvuga ati byibura mu Rwanda umwana ashobora kuba mu Rwanda no hanze kuko izi ndimi zirambuka nyine nuko tunifuza kubyagura hakazazamo n'izindi rero mu bihora binezeza mbavuga ati niyo napfa nubwo atari njye wiyambura ubuzima ariko nyine Imana ishimye ko ubuzima burangirira ahangaha navuga ati byibura umwana hari igitabo umwana ashobora kuza akabonamo ukuri k'umuremyi we akabonamo ukuri kumuzana ku gakiza kumwereka akwiye kuberaho Imana rero icyo kintu iyo ngitekereje niyo napfa Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane ndashishikariza abantu bose gutekereza cyane rwose bakiruka inyuma y'ukuri kabone n'ubwo byaba bibagoye obstacles zaba ari nyinshi ariko run wirukire ukuri ukuvuge ukorere mu kuri icyo utekereza mu buryo wakora muri uyu murimo w'Imana tubamo muri ubu Kristo tubamo muri uku kwizera abizera dukore uko Imana yashimye kubiduhereza ibyo duhaye gutekereza rwose tubitekereze noneho tunabikore Imana ishimwe rwose cyane ku bwawe reka nongere nkubaze none se wifuza he ko uyu murimo urimo gukora ngo hatabayeho ko umwami aducisha muri ya nzira ajya tunyuzamo ngo tumusange akiguhaye ubuzima wifuza ko uyu murimo wagera he mu by'ukuri yego ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere kiba kindi mu mutwe mba ntekereza nuko nifuza niba navuga kubaka bino bintu uburyo bw'uko byakomeza mpari cyangwa ntahari yego nyine mba ndi kubikorana nko kuvuga ngo ndi kubikora nk'urapfa ejo rero ibyo bituma nshyiramo imbaraga zose nifuza ko iki kintu nyine cyaba cyubakitse mu buryo mpari ntari kubera impamvu nyinshi zitandukanye uyu murimo utasenyuka by'umwihariko mu Rwanda nyine nifuza ko wakubakika muri ubwo buryo ikindi nyine ni uko twebwe niyo tumaze kwizera tugakizwa usanga dufite intambara yo kurwana no kwipakurura ibinyoma twakuze twizera ibintu nyine bidafite umurongo ubwonko bwuzuye ibintu byinshi bitari byiza ariko nkavuga ati ndifuza ko byibura hagira abana runaka bazazamukana ukuri bafite mu mutwe hasukuye bazi Imana barizeye bazi impamvu bari mu isi n'uburyo bakwiye gukora mu isi rero icyo kintu numva ko icyo kintu Imana ishobora kukituma nkibonesha amaso ariko niyo ntazakibonesha amaso ariko kikabaho naho nifuza uwo murimo uyu wagera n'ahandi Imana izashima ko wagera Imana ishimwe cyane Imana ishimwe rwose dusa naho wenda tuza kwegera n'umusozo hari ibindi bitabo byenda kujya hanze yego ni ukuvuga ngo nyine nahise ngirirwa ubuntu n'Imana isa nk'aho ifunguye navuga noneho ibitekerezo bishyize umutima kuri icyo kintu yego ku buryo hari ibyo navuga bikiri mu ntangiriro yabyo mu kubitegura hakaba hari n'ikindi wenda navuga ngo mfite sampo yacyo nacyo twitegura nyine ko kiba cyajya ku isoko rero wenda umuntu ashobora kuba yarabonye ibingibi akaba amaze igihe abibona ku mbuga nkoranyambaga yarabiguze hanyuma akibaza ati se noneho icyo kindi cyo uduhishiye iki harimo iki yego wenda iki kiri mu rurimi rw'icyongereza nakise one God, two people, 3 days. Mathematics is a gift from God. Ni ukuvuga
nyine imibare n'impano ituruka ku Mana ni ibintu bitangaje nabyo kubikuranya. Wenda ngoye nk'urugero mu buzima busanzwe, iyo ugiye mu iduka ukaba wavuga ngo ndashaka ibirayi, ikintu cya mbere kiza mu mutwe w'umucuruzi ni ukuvuga ibiro bingahe, uvuga ati wenda ibiro 5, igikurikiraho nawe uramubaza ese nangahe, ikiro nangahe, ibiro 5 nangahe, akakubwira amafaranga. Kugira ngo kumvikana kwanyu kugende neza hajemo imibare. Rero imibare narwo ni ururimi, kandi ni ururimi duhuriyeho ku isi hose. Rero urwo rurimi ni Imana yaruduhaye, yaba ari ukugira ngo tuyimenye, kuko hatariho rimwe ntabwo twamenya ko hariho Imana imwe, hatariho kabiri ntabwo twamenya ko hariho abantu. Imana yaremye abantu babiri bwa mbere. Rero naravuze ati bitewe n'uko wenda nakuze nkunda imibare, ariko sinakuranye navuga ngo iyo fondasiyo cyangwa urwo rufatiro rwo kumenya ko imibare yaturutse ku Mana ari ikintu tukwiye gukoresha kugira tuyeshe icyubahiro. Ndavuga byibura reka ntangirire ku mwana mutoya, niyiga rimwe aze kumenya ko wenda nk'urugero tuvuge nk'ahangaha nubwo biri mu Cyongereza, ariko umwana azaza yiga uri kumwigisha rimwe, ariko azavuga there is only one true God, he is the king of heaven and earth. Ahita amenya ngo hariho Imana imwe, niyo mwami w'ijuru n'isi. Yumva agaciro ka ya mibare ikintu irimo iramufasha no gukomeza no gukomeza. Rero iki gitabo mu minsi iri imbere umwami natugirira ubuntu kirajya hanze, ubwo ababyeyi nabo nabashishikariza nacyo kuzakireba, nikibure mu isomero ry'abana babo. Wenda mvuze gato nanone, nk'uko nabivuze, nifuza ko uyu murimo wakomeza mpari cyangwa ntari, singiye kampara, bibe mu kwandika, bibe mu kuyobora uyu mushinga wose, kuko ni umushinga turi kubaka. Bityo rero Imana yagiriye ubuntu, mbona undi muvandimwe ni umubyeyi witwa Kimana Samira. Umwana rero ku isabukuru y'amavuko ye yatekereje kumwandikira igitabo nyine wahereza umwana nk'impano. Urumva ko niyo mpano yari ihari, ariko hari ukuntu abantu bitinyaga, akumva si ubu nakandika igitabo nagira iki, ariko iyo babonye umwe yanditse, Imana irabikoresha nawe akandika. Rero yandikira umwana we ari kumubwira ngo in his image in his image for his own glory. Nyine ari kubwira umwana uri mu ishusho y'Imana ariko kubw'icyubahiro cy'Imana. Rero n'iki gitabo nacyo kiri muri ibi ngibi nyine, nacyo mu minsi iri imbere kirajya hanze. By'umwihariko ni cyiza ku bana bakuru bashobora kuba bakisomera. Wenda ubu biri hari ukuntu rimwe ibintu bikorera kubera twe twize mu ndimi zivanze, hari ikintu rimwe kikorera kugitekereza mu Kinyarwanda, ubundi bikakorera kubitekereza mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa, ariko tuzajya tugenda tubihindura mu zindi ndimi kugira abantu bose bagire umumaro. Rero aka kanya umwami nabishima, bino bitabo birajya hanze vuba, ariko n'ibindi bizagenda bikomeza. Imana ishimwe cyane. Umuntu wifuza ibi bitabo yabisanga hehe, yabibona gute? Watubwira mbese aho yabisanga by now? Yego, ni ukuvuga uburyo bwa mbere bwihuse, dufite imbuga nkoranyambaga dukoresha muri iyi minsi, wanazisangiza abantu, ushobora kuzisangiza abantu. Ujyaho ukareba ibitabo tuba twaragiye tubishyiraho, ukatwandikira, tukavugana nyine igiciro, noneho tukavuga n'uburyo byakugera bikakugeraho. Ariko nanone uciye kuri izo mbuga nkoranyambaga ushobora kutwandikira tukakubwiraho turi kubarizwa. By'umwihariko nyine umuntu ushobora kuba yagira mu nce za Kimironko, biroroshye yuko twamubwira ati dusange kuri iyi nyubako gutya na gutya, uzirebe ibitabo. Yego, aha niho Imana idutije kuba turi gukorera uyu munsi. Yego, tunashimira cyane abantu babigizemo uruhare. Nibyo nakubwira by'ibitangaza by'Imana nyine, abantu we aravuga ati ndifuza gushyigikira abana ko basoma, ariko wenda ntabwo afite iyo mpano yo kwandika, cyangwa se arumva uwo mwanya ntibiza kuko akumva biri kure, ariko akabona undi wanditse, twafatanya gute rero? Ni muri ubwo buryo rero Imana yashyize
abantu ku mutima se baratubwira ati twe dufite space turabemereye muze muyikoreshe rero tuba tubonye ofisi yo gukoresha gutyo ibyo mba mbivuga kugira ngo umuntu ajye yumva ko ikintu cya mbere kiba gikomeye ni ukwiyemeza gukorera Imana si ukwiyemeza kuvuga ngo biri mu mbaraga zawe gutya ariko n'ubundi gikristo tubona ko Kristo avuga nkurikira rero nuko kwiyemeza gutyo Imana itegura amano mu butayu Imana itegura iki rero umuntu wese ufite ikintu ari kubona yakora ku ubwami bw'Imana nahangayikira amafaranga ifeza n'iz'Imana izahabu n'iz'Imana iziduha uko ishaka ngo yakoresheje n'ibikona bigaburira Eliya bitunga Eliya rero ntidutinde kuvuga ngo ibyo tuzakoresha bizava ahubwo uwo mutima urahari rero ubwo nari mbivugiye no kuba ubwo buryo bw'igitangaza tubonye aho turi kubariza Imana ishimwe cyane imbuga nkoranyambaga zanyu zitwa gute ni ukuvuga Instagram wakandika Tim and Liz Kids yego ndumva rero wakorohera ugahita uza ukabona na nimero yo kuri WhatsApp na Facebook ngo ndi kwanga kuvuga amazina nahita nyavuga nabi hari igihe utarayafashe ikindi navuga abantu bajya bakunda kwibaza kubera iki Tim and Liz bisobanuye iki nyine ni ukuvuga ngo Tim ni impine ya Timotheo cyangwa ya Timothy Liz ni impine ya Elizabeth cyangwa se Elizabeth ubwo bitewe n'ururimi nyine none ukibaze se kuko mbere abantu baravuga se witwa Liz witwa Tim kubera icyo yakoresheje ayo mazina Timothy ninde yego Elizabeth ninde ibintu nk'ibyo rero ahantu ayo mazina yaturutse ni abantu bari muri Bibiliya n'amateka abantu bari muri Bibiliya rero Timotheo ikintu namukundiye nkunda nyine Paul ibintu yagiye amuvugaho mu zandiko ze cya mbere yavuze ngo uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bihura n'ikintu nifuza ko abana bahereye mu buto bwabo bamenye ibyanditswe byera noneho ahandi aravuga ngo ukomeze kwa kwizera kwari muri nyogokuru wawe na nyoko unike rero nko kwerekana ko n'ababyeyi bagira uruhare mu kuba abana bashinga imizi mu kwizera k'ukuri sindi kuvuga ukwizera muri rusange ukwizera k'ukuri rero nabyo bikaba ari ikintu nakifuriza ko ababyeyi bizeye bafite ukuri bagutwara no mu bana babo bakabigisha kwizera k'ukuri ikindi abwira Timotheo aramubwira ati uhunge irari rya gisore nabyo ni ikintu mba nifuriza abana icya gatatu akavuga ngo ntihagire umuntu uhinyura ubusore bwawe icya kane urebye n'ibyo bintu bine rero iryo zina Timotheo rihagarariye abana b'abahungu bose bakoresha ibintu byacu Elizabeth rero rihagarariye abakobwa bakoresha bino bitabo byacu n'ibindi twitegura kuzashyira hanze byafasha abana Elizabeth nawe akaba ari mama wa Yohana umubatiza mu byanditswe byera namukundiye ukuntu Bibiliya ivuga ngo iri kuvuga we n'umugabo we ni abasaza ngo ariko ngo bari abakiranutse imbere y'Imana bakomeza kumvira amateka n'amategeko y'Umwami Imana kandi ngo yari ingumba hari igihe twibwira ko umuntu akiranukira Imana cyangwa yubaha Imana kuko nta kintu ari kubura muri ubu buzima ariko narabikunze hari igihe cyose amaze atabyara kandi muri Isirayeli buriya kuba ingumba cyari ikintu gikomeye cyane ariko akomeza kuri nkavuga ati rero n'abana b'abakobwa nabifuriza gufatira runo rugero kuri Elizabeth n'ukuntu Elizabeth na Mariya bahuye bakagirana ikiganiro cyiza bibukiranya amasezerano y'Imana nabyo numva ndabikunze ndavuga reka nkoresha aya mazina nshaka impine kugira ngo izina ribe rigufiya biza gutyo Imana ishimwe cyane Imana ihimbazwe iyo ni root cause cyangwa se ni impamvu ni aho igitekerezo cy'izina cyaturutse Imana ishimwe cyane rwose reka twereke abanyarwanda abizera bo kuri udutabo n'undi uwo ari we wese Imana yavuze abanyarwanda ariko nabyo ni byiza cyane hanyuma ngiye igifaransa cyanjye yavuga ngo kibarirwa ku mashyi no ku mashyi ntacyo wabara aka gatabo sizi wagasomera abantu tukoza icyo joyeux anniversaire une année de plus
nanjye nshobora kubivuga nabi ibyo nakubwiraga Imana yohereje abazi igifaransa nabo bamfasha kubikora. Imana ishimwe cyane. Hari happy birthday another year older, iki ni cya kindi watubwiraga. Hari isabukuru nziza. Hari okay. God feeds them all. Imana irabigaburira byose. Ni kimwe n'ikiriya kiri mu Cyongereza. Tudutabo abamama abapapa na rwa rurimi na za ndimi z'amahanga. Dielo. Okay, reka ngibereka ariko biragoye rwose. Okay. Izuba rivuga icyubahiro cy'Imana. The sun declares the glory of God. Ni kiri mu Cyongereza. Le soleil déclare la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, okay. Rwose. Ibyo biri hanze. Ibi nibyo byasohotse. Hanyuma n'iki ngiki n'iki. Noneho ibigiye kuza. Ibyo twifuza gushyira hanze. So hari n'ibindi bitabo bigiye kujya hanze. Nabyo mubyitegure, umwami nabishima bizaza vuba. Cyitwa One God, Two People, Three Days. Hari n'iki ngiki cya Samira Akimana. In his image for his own glory. Imana itwigishe ijambo for his own glory kabisa. Ndabona ahubwo si n'abana gusa, natwe abasore n'abakobwa bakuru nyine turi muri iyi myaka, Imana ibashyigikire cyane, ibahereze kugira ngo natwe tubone ibitabo bitugenewe. Ko nk'iki ngiki ndabona n'iki ngiki umuntu mukuru yagisoma mu by'ukuri. Turetse n'iki na biriya. Kubera urumva u Rwanda navuga nk'inyigisho z'ibinyoma nizo zamenyekanye kuruta inyigisho z'ukuri. Cyangwa se n'igikristo kitari ukuri nicyo kizwi kuruta igikristo cy'ukuri. Rero hari n'igihe umuntu asoma ibintu birimo hariya ngo wese kwandikiye abana natwe tukaba tubona twakifuza kubimenya, twakifuza kubiguraho. Yego rero ni ibya twese, nanjye ukuri kurimo hariya kwa Ramindi. Hari n'ikindi wenda twavuga, umurimo wo kwandika ibitabo ukwiye kugendana n'umutima n'ubuzima. Nanone si kwa kundi kumva ngo uri kwiyumvamo kwandika ngo uranditse, ku buryo bw'uko uba ukwiye gutekereza se uku kuri niko nemera, niko mbayeho. Ibi bintu umwana aramutse mu buzima bwe ari kino gitabo abonye mu buzima bwe ntazigera anabona Bibiliya. Ukuri kurimo hano kwamukiza cyangwa kwamurimbuza. Rero ugatekereza ibyo n'ikindi nawe ubwo bikaguhindura, kuko nk'ubu nyine mu rugo barabizi n'inshuti zanjye, kuva wenda nka kiranga Imana irabigaburira byose, harimo nyine ahantu hereka umwana ko adakwiye kwangiza ibiryo ababyeyi Imana iba yahaye ababyeyi. Kuva icyo gihe nanjye gusigaza ibiryo cyangwa ngo kubona ibiryo byangiza biragoye. Mu cy'izuba harimo nyine ukuntu izuba rirasa rikatwereka ko bwakiye, bituma dukwiye gusenga tugashimira Imana. Rero kuva mu buriri nasenze nacyo. Ndanezerewe cyane kukwakira, ni ukuri ungiriye umumaro mwinshi kubona kuvuga kuri ibi bijyanye n'urugendo rwawe kuri Reason Team and Riz. Imana ishimwe cyane ko yagufashije nyine. Icyubahiro cyose ni icyayo. Tutabivuga gutya hakaba hari uwatekereza ko hari imbaraga zacu zibirimo, ubushobozi n'iki, byose ni Imana idushoboza, idukoreramo, cyangwa se ni Kristo muri njye untera gukora ibyo. So tubikora kuko tumwizera kandi twizeye ubushobozi bwe mu kudushyigikira, mu gushyigikira umurimo we, cyangwa se mu bwami bwe, umurimo we mu bwami bwe.
so Imana ishimwe cyane rero ndagushimiye ko wabanye natwe mwakoze cyane ariko reka mvuge ngo niki wabwira abantu bose yego dusoza message yawe wabwira abantu niri budusoreze murakoze cyane ikintu navuga ni uko uyu murimo turi gukora wenda utangiriye ku bitabo ariko turifuza kugera ku nguni zose zirebana n'abana cyangwa se n'ibindi aho umwami azashima ko bigarukira ariko twubakiye ku nkingi enye z'ingenzi zijya zinahura n'iz'uburezi bwa gikristo ari nazo nifuza gusangiza abantu yego inkingi ya mbere ni ukuri twizera ko ukuri kose guturuka ku Mana inkingi ya kabiri ni ubwiza niyo tubona Imana irema yaravugaga ngo maze ibona ko ari byiza rero ikintu cyo gukora ibintu byiza yaba mu buryo biri bugaragare yaba n'umutima n'ubugingo buri bubyakire kikabona ko ibyo bintu ari byiza tukitaho icya gatatu ni ineza kuko muri iyi minsi usanga abantu bakora ikintu birengagije iki kintu kizaniye ihe neza sosiyete kizaniye neza abantu iyihe neza rero twita no kuri icyo kintu cy'ineza abantu bakwiye kucyitaho ikindi ni ugukora ni ubuhanga inshuro nyinshi twumva ikintu ngo ubuhanga ari ikintu kigendana n'ubwibone ku buryo bwo kuvuga ngo ikintu umuntu yagikoranye ubuhanga cyangwa ngo ndi gushaka gukorana ikintu ubuhanga hari igihe umuntu ahita yumva ngo baragira ngo ndi kwiyemera ndi kwirata ngo oya ariko bitubamo cyane n'igihe bakwita ngo uri umunyabwenge cyangwa uri umuhanga hari igihe ushaka kwiboneramo ariko si buri gihe ko bizana ubwibone nyine ugahita ushaka kubikwepa kwirukanka kandi nyine ubuhanga nabwo bukomoka ku Mana iyo turi kuvuga gukorana ibintu ubuhanga cyangwa twifuza ko n'abana basoma bino bitabo bahinduka abahanga ni uko twifuza ko igituruka mu byo bamenye bakora nk'abari gukorera Imana ubundi ubuhanga ni ugukora neza ubuhanga bwo kurikora neza nk'uri gukorera umuremyi wawe nawe ni icyo nasangiza abantu Imana ishimwe urakoze Alice God bless you tugire umumaro kandi ndizera ko tuzarushaho kukwakira uko uzabyifuza nudukenera na timu yaragutse I know hari abari buze ariko kubera ko bijyanye n'impamvu zabayeho ntabwo baje ariko uko muzadukenera turahari muzaze ni karibu kuri platform yacu ibyo umwami yaduhaye tuzabibahereza Imana iguhereza umugisha nawe umugisha kutwakira kudutekerezaho nabyo byaratunejeje cyane Imana ishimwe rero ciao ciao turi kumwe